Ibihe byiza nanone nongeye kugusuza cyane wowe ukomeje gukurikirana Ndizy Note, urubuga rubanyurizaho amasomo agiye atandukanye n'inama byose byerekeranye ku muziki. Niba uri umwe mu banyeshuri cyangwa se uri umwe mu bifuza kujoininga uyu muryango, ushobora kunyandikira kuri nomero uri kubona muri description, wifuza kugetinga inama ku bigendanye n'umuziki cyangwa se byose wifuza kukwiga umuziki. Niba kandi uri mushyashya nanone ntugende udakanze subscribe. Uyu munsi rero ndaje kugusubiza umunyeshuri wigeze kumbaza ati ni gute ushobora kuririmbira muri beat. Ni gute ushobora kuririmbira muri beat? Yes, mbere na mbere urabanza umenye beat ni iki. Beat ni umurishyo cyangwa se ishobora no kuba injyana cyangwa se style runaka, ariko beat ubundi ni umurishyo cyangwa se ingoma uri kugenda wumva mu muziki wawe, nicyo twita beat. Yego, beat rero hari uburyo ushobora kuyiririmbiramo. Uwo muntu wabimbajije ndakeka kuririmbira muri beat bishobora kuba ari ibibazo kuri we cyangwa se bimugora cyane, ku buryo ashobora kuba yakwibaza ati ese ni gute umuntu aririmbira mu by'ukuri muri beat. Yego, kuririmbira muri beat mbere na mbere nakuzaniye imyitozo ushobora kugenda wakoresha niba ushaka kubimenya kuko waririmbira muri beat, kandi iyo myitozo uyikore igihe kirekire. Iyo mvuze igihe kirekire ni hagati y'ukwezi, hagati y'ukwezi ndetse n'amezi abiri. Ibyo bintu nibwo ushobora kwizera neza ko biri kugenda bikora. Yindi minsi mikeya bishobora kuba bitaraza neza, ariko byibuze ukwezi kumwe kose urimo urakora iyo myitozo ni ibintu bishobora kuba byakora cyane. N'abanyeshuri twigana bo muri VIP class barabizi ukuntu twiga, yuko mu kwezi kumwe ushobora kugetinga result. Niba wifuza kuba nawe wajoininga iyo class uranyandikira kuri nomero uri kubona muri description. Ni nomero ya WhatsApp ntago ari ya call, kugira ngo nshobore kuba nawe nagukurikirana umunsi ku wundi. Yes, ngiye gusubiza rero uwo munyeshuri. Mbere na mbere kuririmbira muri beat ni uwo murishyo nyine, ni ukuririmbira mu ngoma cyangwa se umurishyo cyangwa se mu njyana runaka bitewe n'uburyo ushobora wowe kuba wabyita. Yes, rero kuririmbira muri beat hari imyitozo ushobora gukora. Umwitozo wa mbere ushobora gukora ni uguclappinga cyangwa se gukoma amashyi. Ndabaha urugero, ndimo ndaririmba ndimo ndakoma amashyi. Ndaza wenda sinzi ukubigenza, sinzi n'ukubikora, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Yes, kubera iki ndimo ndagira gutya nkahita nzana hano, ni ukuvuga ngo iyi ndirimbo ubundi iri muri time signature ya 4/4. Ni ukuvuga ngo kugira ngo mbikore neza ndimo ndakubita 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. Sinzi ukubigenza 3 4 1. Sinzi n'ukubikora 1 2 3 4 1 2 3 4 1. Icyo nzi nuko 1 2 3 4 iyo utegetse 1 2 3 4 biratungana. Yes, iyo ni exercise ya mbere. Utari kubyumva neza ushobora kunyandikira kuri nomero nakomeza kugenda ngufasha. Ikindi cya kabiri ugomba gukora, shaka application
jya muri Play Store cyangwa App Store bitewe n'iyo ukoresha, wandikemo metronome. Ni wandikamo metronome, urabona iyo application igufasha mu buryo bwo kuririmbira muri tempo cyangwa se mu buryo bwo kuririmbira muri beat. Iyi application nayo ushobora kuyikoresha ukayisetinga nko kuri 70 ukaririmba indirimbo yawe. Ikindi bikore wirikodinga na telefone, hanyuma noneho uririmbe. Akandi kanyuma ushobora kuba wakoresha, gerageza kumva indirimbo isanzwe y'umuhanzi nk'ingi ndaririmbaga sinzi uko bigenza, ni ya Gentil Misigaro ndakeka. Hanyuma noneho uyishake, uririmbe iyo ndirimbo ari kuri murayumva. Ikindi nanone ushobora gukuramo amajwi muri iyo ndirimbo, hanyuma noneho ukayiririmbamo nkawe noneho. Yes, ngira ngo murimo murabyumva. Iyo myitozo muyikore neza cyane. Ni imyitozo ishobora gukora hagati y'ukwezi kumwe n'amezi 2. Mugerageze kuyikora, muyikore buri munsi, birabafasha niba wifuza kuririmbira muri beat. Ndakeka umunyeshuri cyangwa se umwe mu bakurikirana Ndizy Note wambajije ku bigendanye n'ukuntu ushobora kuririmbira muri beat, abashije kuba yasubizwa, ndetse kandi abashije kuba yabona n'imyitozo ashobora kuba yakora izagenda imufasha. Mukomeze kugira ibihe byiza. Wifuza kuba waba umunyeshuri wa Ndizy Note, ushobora kunyandikira kuri nomero uri kubona muri description, nagufasha. Mukomeze kugira ibihe byiza.